Yes, nongeye kuguha ikaze nizera kumeze neza, wowe utameze neza ndakwifuriza amahoro, ndakwifuriza ineza, ndakwifuriza ibyishimo ndetse n'umunezero mu buzima bwawe, ndakwifuriza ubuzima bwiza bw'ejo hazaza, ndanakwifuriza kuzagira iherezo ryiza mu gihe kiri kuri nosi. Mwibutsa rero yuko na handi uhabwa amakuru cyangwa na handi ubonera amakuru ari agezwe cyangwa amakuru arimo aravugwa ku isi hose cyangwa se amakuru yasohotse, na handi ni kuri The Truth Inside niho uzaza usanga amakuru yose nk'uko bishaka cyangwa se umwanya cyangwa se igihe ku kindi. Mwibutsa rero wowe utarabashije gukanda subscribe ukurikirana amakuru yacu ariko ukibagirwa gukora subscribe, ukande ahanditse subscribe kugira ngo ujye ubasha kwita wakira bimwe mu makuru cyangwa se bimwe mu makuru arimo aravugwa cyangwa se guhabwa imwe showbiz ziba zirimo ziravugwa. Na indi rero ntabwo tuje muri showbiz ahubwo tuje mu nkuru ibabaje cyane, inkuru y'agahinda, inkuru iherutse kuvugwa muri Tanzania, impanuka y'indege yamanutse ikaza ikagwa muri Lake Victoria, ikaza guhitana abantu barenga 19. Dore ko haje kugaragaramo n'umwe mu bakobwa ndaza kukumenyeshaho cyangwa ndaza kukubwira urimo kubona kuri screen cyangwa se kuri video cyangwa ku ifoto aho imbere yawe. Iyi nkuru rero ni inkuru y'agahinda, dore ko ari inkuru ibabaje cyane, ni inkuru yatumye imitima benshi bafatwa n'agahinda cyangwa se bababara, dore ko baje kumenya yuko iyi ndege abantu bamaze bari barimo babashe gusohoka muri no ndege, ariko igitangaje nuko basohotse bose ari bazima, ariko nyuma yaho amakuru y'agahinda cyangwa se amakuru y'akababaro ateye imbabazi cyangwa se impuhwe nuko muri bamwe bose babashe gusohoka, bose bajyanywe kwa muganga, bagezeyo ubuzima biranga, baza kwitaba Imana. Ni inkuru ibabaje cyane, dore ko twari tuzi ko bamwe bavuyemo ari bazima, ariko nyuma yaho tuza kumva amakuru bavuga yuko bavuyemo umubiri cyangwa se byarangiye bamaze kwitaba Imana. Iyi ndege rero ikizamuka piloti wayo yaje gutangaza avuga ati, indege ndabona imbere hatameze neza, ikirere kitameze neza, ndabona yuko aho turimo kwerekeza hatameze neza, bitagaragara neza. Ubwo bageraga rero hafi y'ikirere cyangwa se mu kirere cya Uganda, pilot yaje kubona yuko bitameze neza, aho kugira ngo indege ize kugwa mu gihugu cya Uganda aremera arayikata. Mu kuyikata rero asubiye inyuma nibwo indege yaje kwerekeza muri Lake Victoria. Uyu pilot yayishaka kugira ngo ayisubize ku kibuga cyo muri Tanzania, aho bita Mwanza, kuri airport yaho, ariko ntabwo byaje gukunda, dore ko ino nkuru yaje kugaragaramo umwe mu bakobwa, umukobwa urimo kubona aho ngaho imbere, umukobwa w'inzobe, umukobwa mwiza, umukobwa urimo kuvugwaho cyane cyangwa uvugwa na benshi, yari umukobwa w'umunyarwanda, dore ko yari amaze igihe arangije amasomo ye. Nawe nk'uko mubireba ni umukobwa ukiri mutoya, umukobwa w'imyaka mikeya. Ubwo yarangizaga amashuri ye rero muri Turkey, nibwo dore ko yakunda gukora ingendo zigiye zitandukanye, ajya mu bihugu bigiye bitandukanye. Nyuma rero y'ubwo yari amaze gukora cyangwa se gusoza amasomo yiwe, nibwo yaje gufata trip cyangwa se urugendo rwo kujya muri Tanzania. Avuye muri Tanzania nibwo yahitaga afata urundi, ariko nibyaza gukunda, ubuzima bwe bugarukira aho ngaho. Umwana w'umukobwa aza kwitaba Imana, dore ko nawe yaguye muri iyo mpanuka y'indege, umwana w'umunyarwanda. Inkuru irimo kuvugwa na benshi cyane mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse no mu bihugu by'i Burayi, dore ko uno mukobwa abantu benshi barimo baramuvuga, dore ko na posters ziwe cyangwa se amafoto yiwe yagiye cyaracara hirya cyangwa se bayashyira ahantu henshi cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse za WhatsApp ndetse na za Instagram. Usanga yuko aya mafoto yasabagiye ahantu henshi cyane.
ubwo rero iyi manuka yamaraga kuba perezida w'u Rwanda ariwe Paul Kagame yaje gufata umwanya acisha cyangwa se kwihanganisha abanyatanzania bose babuze ababo muri no manuka yabaye y'indege. Yacishije ubutumwa kuri Twitter yandikira perezida wa Tanzania amwihanganisha amubwira ati mukomeze kwihangana kubw'impanuka yabaye y'indege, dore ko ari benshi babuze imiryango yabo, ari benshi babuze ababo. Ndabifuriza kugira ngo mukomeze umutima ukomeye, ndetse ababuze ababo namwe mukomeze mwihangane. Mbifuriza abo mwege mwabuze ababo, ndabifuriza gukomeza kwihangana. Gusa abamaze kwitaba Imana, rest in peace, muruhukire mu mahoro, aheza ni mwijuru. Ni inkuru rero ibabaje, inkuru yasheguye benshi, inkuru y'agahinda, dore ko ibi bintu tubiheruka kera ubwo muribuka mu myaka yashize ubwo muri Ethiopia habaga impanuka y'indege, dore ko yahitanye abantu benshi cyane. Nibwo twaheruka kumva inkuru y'impanuka y'indege, ariko noneho ubu ngubu muri kano kanya tukaba twongeye kubibona, ndetse hafi bitari na kure, hafi hano muri East Africa, ari ahandi muri Tanzania. Nukuri kw'Imana birababaje cyane biteye agahinda kubona umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu warurangije amashuri ye, wari urimo kwigira ibyerekeye ubuganga, warurangije doktora yiwe, ubu ngubu warutangiye gushaka kugira ngo atangire gukorera amafaranga, ukabona ku munota wa nyuma akirangiza, dore ko nawe umenya n'ubundi niko bavuga, ukabona ararangije amashuri ye mu gihe cyo gutangira kugira ngo atangire CV y'ubuzima bwe cyangwa se gutegura ubuzima bwe, ukahita wumva inkuru nk'ingi ibabaje, ngo umuntu runaka birarangiye, ubuzima bwe burarangiye, yitabye Imana, aguye mu mpanuka ukiri mutoya, imyaka ikiri mikeya. Ni ibintu biba biteye agahinda cyane. Nkomeza kwihanganisha umuryango w'uno mukobwa. Uyu mukobwa izina rye bamwita Anifa, ku zina rye bamwita Anifa, yari umukobwa w'umunyarwandakazi. Ndakomeza guhumuriza umuryango we, ukomeze kwihangana cyane ko ni ibintu by'agahinda. Guys, rero nkomeza kubabwira yuko inkuru nyinshi cyane turakomeza tugenda tuzibagezaho umunota kundi, nkuko nkomeza kubibamenyesha cyangwa se kubibateguza. Ujye uba hafi, ndetse no kwibuka ko gukora subscribe kugira ngo inkuru ijye ibasha kukugeraho nahutsa.